nanyuda cyawutegereje wambwiye yuko wamenye izina nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko nawe uzazi kuvunura mu kiganza bimugerageza kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikristo ayikuye mwamiri bimugerageza. Abo barahanuye ntabwo ayimbwa bayakama. Nanjye muri iki gitondo ndakubwiye ngo uzakama y'ingweba, uzakama yo muri banke, uzakama yo mu biganza bikuruta, uzagira gukamira kubera ikimenyetso cy'ibyiza. Hari abavuze tutazarwubaka. Muri iki gitondo tutangarije itangazo shitani n'ingabo ze n'abadayimoni ku rugo rwawe rugomba gukomera kandi uri umwambasaderi. Ishobora byose Imana igira neza, Imana ibanye natwe, Imana ikoresheje umukozi wayo, tuyishimire tuyikomere amashyi. Isezerano ndi kubabona, Gasave nayibonye, inshuti z'umwami, abakundwa na Yesu bose, Imana ibahe umugisha. Reka murambuye ibiganza mudusuhuze namwe. Yego gatatu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka turebe ko hari abashyitsi bari mu iteraniro, waba waturutse muri iri torero cyangwa se udaheruka gusenga nibature. Imana ikaba yakugiriye neza ukaba wazindutse mu nzu y'Imana. Haba hari abarimo ngo tubiyegereze bene data, hari abarimo abashyitsi, amashyitsi turi kumwe. Yego tubonye mwene data, reka dusuhuze twibwire, tumwakire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turamwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twagize umugisha wo kubana na mushiki wacu Leonira, yazindutse. Imana imuhe umugisha, yaje kudufasha umurimo w'Imana. Reka jejuru adusuhuze tumwakire. Yego. Amen. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana imuhe umugisha. Turi kumwe kandi n'abasore bacu bene data badufasha gufata amafoto. Harimo Ebenezer yadusuhuze. Amen. Harimo mwene data nadusuhuze nawe. Haleluya. Amen. Turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nanjye nabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Twese hamwe rero muri aya makanyo yacu y'abana b'Imana tujye ijuru dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Yego turambuye ibiganza gatatu. Murakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Buri wese ahindukire mugenzi we, dusuhuzanye, duhoberane, twifurizanye ikaze mu nzu y'Imana. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana yakoze, dushimiye Imana ikomeje kubarinda. Imana yabimanye n'ishimwe. Haleluya. No mu ijuru bazatwakira kandi bizaba ari umunezero n'ibyishimo byinshi. Imana yacu ishimwe. Dushimiye Imana rero yaturinze iki cyumweru cyose. Imana yabanye natwe, Imana yaratwimanye, Imana yaraturwaniriye. Twabonye kugira neza kw'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye gukora kw'Imana. Buri wese afite uko yabonye Imana. Imana yaratugaburiye, Imana yagize neza, yabaye mu ruhande rwacu. Tuyishimire. Turebe niba hari bene data bifuje gushima Imana, tubaha aka kanya bashima Imana. Aba hari uhari wateguye ishimwe, utuma akanya ashime.
ariko dufite amashimwe twese duhuriyeho. Imana yabanye natwe, Imana yaturinze, twibutse iminsi ya kera, twibutse aho yadukuye, twibutse ko Imana yagiye iturwanirira, yaratwimanye rwose, yabaye mu ruhande rwacu. Abagabo yaraturinze, abamama yarabarinze, abana bato Imana yarabarinze, ku mashuri Imana yabanye nabo irabarinda, ibaha gutsinda, yaturindiye abana, yabaye mu ruhande rwacu mu buryo bukomeye, yaratwimanye. Imana yacu ishimwe. Yongeye kutwimana rero n'iki gicuku twari turimo, twari twapfuye ariko Yesu aratuzuye. Reka tugire gutya tumereze Yesu yagize neza. Twakire rero korali Shalom itambuke himbaza Imana n'indirimbo imwe. Turimo dukora umurimo w'Imana, dutanga ituro ry'ishimwe, tubikubire muri iki giseke, dukomeze gushimira Imana yabanye natwe. Imana ishimwe. Amaraso
haleluya, haleluya. Haleluya. Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro. Nta wundi wahamagaye, nta wundi wavuze ijwi nk'iryo ngiryo, ni Yesu wenyine niwe wahamagaye. We yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musange n'abaruhura. Twari turushye turuhiye mu byaha, ariko tugeze kwa Yesu turaruhuka. Twari twarabuze amahoro, ariko tugeze kwa Yesu tuhasanga amahoro, tugubwa neza. Data yarakoze kuduha agakiza, tumushimire. Yesu yagize neza. Haleluya, haleluya. Yesu ni mwiza. Reka twakire rero mushiki wacu nawe aturirimbire indirimbo ebyiri, dukomeza kandi dukora umurimo w'Imana na korali bakora umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Karibu mushiki wacu.
kudapfa. Haleluya. Nta mubabaro, nta gusuhuza umutima, ibyago, amarira byose bizahunga, ahubwo tuzaba turi imbere ya Data wa twese. Imana izaturirimbira. Haleluya, haleluya. Duhereze ku bibyibushye, iby'amatwi yacu yatumvise, iby'amaso yacu atabonye, nta handi tubibikiwe no mu gihugu cyo mu ijuru. Dukomeze twiboneze nk'uko Data wa twese aboneye, ijuru tuzaritaha, abera tuzataha. Imana yacu ishimwe. Yego rero ni Imana imuhikiye mwe, Imana yacu ishimwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo tujye ejuru dusenga Imana, dusenga Imana, dusubiramo yarufure ngazaza ntazatinda, tubuze kurarika nsiyenda tutambukana n'umwigisha kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana. Azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Azaza ahacu kugira ngo ahuri nawe natwe tuzabeyo. Mana, dufite indi gakondo, dufite mu isi, turi abashyitsi kandi turi n'abimukira, kandi uko byasa kose uzaza nawe uzatinda. Turagushimiye yuko watwemereye ubwami, kandi ubwami bwiza budahanguka, ubwami abera bazabamo. Tuzaba tugushima, tuzaba tuguhimbaza, tuzahanagurwa amarira, tuzaba mu cyumba cy'umugeni, tuzareba Imana yacu, amaso yacu azareba Imana, imibabaro n'agahinda abera baririye muri iyi si izarangira, kuko tuzaba tugeze mu bwami bwa Data. Uhabwa icyubahiro kuko dufite indi gakondo, dufite ubwami bwiza, tuzavirwa n'umucyo w'umwana w'intama w'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kwakira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rigira imbaraga, ijambo ryawe rigira ububasha. Umuntu wese ugiye kuryumva no kuryakira, umugisha kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha muri we, kandi namara kuryumva ashyire mu bikorwa iki jambo ry'Imana ridusaba. Umugaragu wawe rero nawe ijambo ryawe riramuruta, ntaba ari we ahubwo Kristo akorere muri we. Mwuka wera w'imbaraga arushaho kumusura no kumwegera, avuga avugishijwe nawe, kandi natwe duteze amatwi tugiye kumva ikitubwira. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Haleluya. Amen. Tuzamure ibiganza, duhereze Imana icyubahiro. Imana dutije ubuzima, Imana dutije kurama, Imana dutije kubaho. Umuntu agira iminsi mikuru yonzi ni 2, ariko akaba n'undi wa 3 abantu babona ariko we ntawubona. Ariko wakunda kubona ni umunsi bayakozeho ibirori, icyo bita mariage. Undi ni uwo kuvuka, arawubyirwa cyangwa akazabona amafoto yavutse. Ariko kandi jewe iyo mbonye nujuje umunsi mba numva ari umunsi mukuru. Hari indi minsi mikuru ahandi bakora yuko baba bujuje imyaka, icyo bita anniversaire. Ariko ndashima Imana ko kuri uyu munsi kuba kuka kagitera ni umunsi mukuru ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Amen. Twongere duhereze Imana icyubahiro rero, twongere isoko. Hari abantu baryamye ubu bucya, bamwe byarangiye
ndetse nunasohoka urumva amatangazo, ariko Imana iracyakuzigamye. Hari impamvu ikuzigamye rero. Ku bantu twatangiranye cyangwa se ku baje uyu munsi, nitwa Bikorimana Papiyasi, nteranira mu itorero rya Rugando, paruwasi ya Kimihurura, ntuye muri Kicukiro, umudugudu wa Meritimediya. Twaganiriye ku ijambo ry'Imana, tugenda tuvugaho, ariko kandi twavuze ku magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 14, avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko ndi inzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Duhita tubona ko nta yindi nzira yindi yo kuva muri Yesu usubirayo. Gusubirayo ni ugupfa. Babwira ko ubuzima bw'umukristo ari ukuba muri Yesu. Ni nk'ubuzima bw'ifi burya. Ifi ubuzima bwayo ni mu mazi. Iyo ivuye mu mazi, ibintu byose biba biyikeneye. Byose biba biyikeneye. Ubwihisho bw'ifi rero ni mu mazi. N'ubwihisho bw'umukristo ni muri Yesu. Haleluya. N'ubwihisho bw'umukristo ni muri Yesu. Hanyuma turakomeza dusoma irindi jambo riri mu Migani ibice 10:29, havuga ngo uburyo bw'Uwiteka bubera abantu batunganye igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Muri abantu bakuru muzi inkozi z'ibibi icyo ari cyo. Impamvu yitwa inkozi y'ibibi ni iki? Ni uko ibirimo ikora ibibi. Muririmbyi rero namaze kuririmba aravuga ngo Yesu azaza, araje aranavuga ngo kandi dukiranuke ahantu hiherereye n'atiherereye. Reka dusome ijambo ry'Imana ritoya shaka kugira ngo tuvugeho. Y'umukiranutsi akiranuka igihe cyose Imana imuhozaho ijisho. Kandi mu buzima busanzwe niyo umuntu aba muri sosiyete y'abantu ari inyangamugayo, agirirwa icyizere. Haleluya. Agirirwa icyizere. Iyo mpamvu wumva avuga ngo uriya muntu ni inyangamugayo. Kubera icyitwa inyangamugayo, abantu bose bakamugira icyizere, nuko aba bikiranuka. Ariko hakaba hari n'undi batizera, kumva ntabwo amwizera, akumva mbese amushidikanyaho. Abo ngabo nabo barahari. Iyo ukiranuka rero ubana n'Imana neza, kandi Imana ikakugirira neza. Nababwiye ko nubwo iki kinyejana turimo tugezemo, ibi bihe tugezemo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije, ni ibihe abantu batagishaka kubyirwa iby'agakiza, batagishaka kubyirwa ko Yesu azaza, batagishaka kubyirwa iby'ibyaha, ndetse rimwe na rimwe ushobora kubimubwira ukagirana ikibazo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri umukiranutsi w'Uwiteka ntabwo azanyeganyezwa. Nubwo hari ibintu byinshi byaza bikamunyeganyeza, ariko ntabwo azagira gute azanyeganyezwa. Bibiliya niko yavuze, yavuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Ejo niryo jambo twasomye riri muri Yesaya 3:10, bavuga ko abakiranutsi bazagubwa neza, bagatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ntabwo bazatungwa nuko besikoroza. Dusigaye dufite abantu no mu nzu y'Imana bakesikoroka, no mu nzu y'Imana bakesikoroka, bati kugira ngo abantu babashaka ibintu biryohera amatwi. Ariko mbere y'uko wumva ibyo ngibyo ukwiriye kubana n'Imana neza ugakiranuka. Rero Imana ikibazo barokora iki kintu muri kucyumva ukagira gute. Hanyuma nabaye ubuhamya, hari nubwo nazigamye ntaravuga, ariko nzabuvuga mu gihe kizaza. Mbabwira ko Imana yanzigamye. Hari umuntu wegeze ashaka kunyica, kunkuraho, ndetse n'amasaha arayama, njya ngira ikibazo mu mugongo. Nagiye guca mu cyuma, dogiteri arambwira ati iyo baza kugukubita ufite amagufa akomeye uba ugendera mu igare. Ndashima Imana ko nagendera mu igare, kandi ndashima Imana ko Yesu yahabaye. Bira mugenzi ngo Imana yahabaye. Duhamagarwa, Imana yaduhamagaye itubwira ngo nimuze, muze munyegere mbabwire ibyenda ko n'ibizabaho, mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Umuntu wese mu ruhande rwe abane n'abantu bose iki
mbabwira ko kugira ngo Yesu avuge aya magambo yegeze apfundurira ipfundo, kuko ibintu byose ntabwo byegeze bijya muri iki gitabo. Hari ibyagiye bitajya bakwajyamo ibikwiye, aravuga ngo mubane n'abantu bose iki amahoro. Iryo pfunda rishyiramo kuki yari abivuze, ngenda bivuga ntange bikora Imana. Kuki yari abivuze? Yari avuze ko hari igihe gishobora kugera ugakenerwa cyangwa se nanjye ukankenera, kandi mu buzima bwa buri munsi umuntu akenera undi. Bwira mugenzi we ngo ndagukeneye. Nubwo yaba atabikeneye, nubwo waba utabikeneye, nubwo waba utabikeneye, ariko ongera umubwire ngo ndagukeneye. Kubera iki? Umuntu azamuka mu buryo bubiri. Hari igihe uzamuka mu buryo bw'icyubahiro, kandi iyo wazamutse mu buryo bw'icyubahiro uranubahwa rwose, uranubahwa pe. Bakaguporotokora amashyi bakayakoma. Uzi ko hari igihe bagukomera amashyi kubera ikofi. Uzi ko hari igihe baguterera intebe kubera ikofi, kubera ko wazamutse. Igihe cyagera ukazamanuka. Iyo umanutse hari igihe umanuka mu buryo bwo mu mubiri, mu buryo bw'amafaranga, ukamanuka pe. Waba ufite imodoka, waba ufite amazu, waba ufite amafaranga akagushyiraho. Iwacu hari umugabo witwa Sebikenyeri, niwe muntu wari waratunze imodoka muri iyo karitsiye, ariko igihe cyarageze zimushyiraho. Zamushyiraho rero afata agafuka akajya ajya gusaba ku isoko. Ubundi mwarabura agakizifite, akavuga ati njye Sebikenyeri narakize, ati mfite imodoka singenda n'amaguru. Uwo agiye gusaba agahita amubwira ati Sebikenyeri uracyagira ya modoka? Ubwo ntabwo yari yamanutse. Hari igihe rero abantu iyo utizigamiye ngo ubane n'Imana neza, kuko mu buzima mazemo muri iki gihe, mu bintu maze kubona ushobora kumbaza ukambaza ngo ni igiki kidahinduka, ni igiki kitarambirwa, ni igiki kitaguharuka. Ni umugabo witwa Yesu. Yesu ntabwo ahara, ntabwo aharurukwa. Uko yaduhamagaye niko turi. Haleluya. Kandi hari umugabo uherutse kubyamamaza, arabivuga arabitangaza, babishyira muri iki gitabo. Aravuga ngo bakundwa, turi abana b'Imana. Uko tuzasa ni kureba icyakoze Yesu niyereka, natwe tuzasana. Ntabwo tuzi nimba ari umuzungu, ariko uko azasa natwe tuzasana. Ushobora kuba ureba sansenike, kuko Bibiliya ivuga ko hari abantu beza, abakobwa beza, abasore beza n'abagabo beza. Nimba bivuga ko hari abantu beza, hari n'abantu babi mu buryo bugaragara. Ariko imbere y'Imana, ku muntu wakijije wubaha Imana, ntabwo ari mubi. Haleluya. Yesu niwe udahinduka rero. Umuntu ashobora kugukunda agukundiye ibintu. N'ubu kenshi abadukunda badukunda ko hari igihe duhamagariye ikagira amakuru iduhereza, yayaduhereza natwe tukayababwira. Niyo mpamvu muri aha ngaha. Amen. Nawe umuntu akagukunda kubera amafaranga, ukabona mbese agukundiye amafaranga. Iyo agushizeho ntabwo bongera kugukunda. Mu nshuti mufite mwongereho na Yesu, kuko Yesu ni udahara. Zaburi 86:17 haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka kunabaye ukamara umubabaro. Amen. Ni Zaburi 86:17. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka kunabaye ukamara umubabaro. Aya ni amagambo Dawidi wabivuze. Yabivuze habaye iki? Bishoboka ko umutima wari umuhagazemo, hari ibimwirukankana, hari ibimwirukaho. Haleluya. Arangije ahita asenga isengesho tugiye gusengeramo natwe. Roho unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka kunabaye
ukamara iki mbibutse mumbabarire ntera intambwe ze mbasanga kuko ndumva ntabwo twitwaraho neza Imana icyubahiro niba hari ikimenyetso cy'ibyiza hari n'ikimenyetso kibi si byose hari n'ikimenyetso kibi muri iki gitondo Imana ikunyerekere ikimenyetso cy'ibyiza kuko hari abakwanze hari urutonde rwakugiriyeyo hari urutonde rwakugendeye erega burareka amabwire Imana ntibasha kureba ibyo ahiye amen amen Imana ntibasha kureba ibyo ahihereye negeze mbana n'umuntu turagirana kandi ari umuvandimwe amaside hari icyo bita kwiriza twacyuraga nimugoroba nicyo bita kwiriza hanyuma amaside birabarangaguriye naho kumbi yaragiye kumbuza ubuzima ambwira ijambo arambwira ngo cyura wowe gapfa we kuko n'ubundi ugiye gupfa muri 1996 mu kwezi kwa karindwi ntashye buriya no mu byaremwe bitavuga marayika ajya bikoreraho nari mfite inka naragiraga iyo nka yaricaga nta wundi muntu wabanaga nayo bayikamaga ndi iruhande rwayo ubwo iyo bamvugaga nabi ntabwo amata bayanywa no kumwita bamwitaga bamaze kuyikama kuko iyo nka yari inshuti yanjye cyane noneho nyuye inka ijya kona igiye kona agiye kugera mu nzira birananira shika intege kubera side wa mugabo yampaye ndyama mu nzira inka ijya kona imyumbati igiye kona imyumbati abantu ku gasozi bari bari guhinga mu siko mu cyaro bakunda guhinga baravuga iriya nka kuri kurya imyumbati yo kwa runaka iragarurwa nanjye ko wa mushumba tubona atari kumwe nayo baraza bayitera amabuye uhageze asanga nacitse intege naryamye mu nzira aho ngaho hanyuma ngeze imbere nangira kuzamura ibya mbere bizima ibya kabiri kizana ikintu cyitwa amasuka bafashe inkota bagashigisha mu nda hanyuma bahamagara umugabo witwa Nyirashebuja twaragiranaga ari nawe wabikoze Theo yigeze aririmba indirimbo nziza aravuga ngo wishe ababi amaze abeza niko bimeze umugabo twari duturanye witwa Kayibanda araza arabwira ngo uyu mwana nta kindi azize ni mutabare bamuhaye aside mu mateka yanjye niyo nasonzi yabaraha yayindi iyabaraha impamvu yitwa baraha ni inzara ishobora kuza igahita igutwara sinjya nk'ikivuguto n'amata n'agakombe kamwe nabwo nkarundamo isukari aho menyereye ku isukari baho Imana nishimye twari tuzi ko isukari iryoshye ari isukari ariko Imana duke ku isukari ariko twakomeye Imana ujya gushimira Imana ibyo yabakoreye ushimira Imana aho ikugejeje ushimira Imana abana yaguhaye ushimira Imana umugabo yaguhaye ko mwibanira neza haleluya wamuhamagara akakwitaba yaza mu rugo akavuga ati mubyeyi umeze ute ariko Mana turashima Imana aho igereje ikoze nibishimire twari tuzi ko isukari iryoshye ari isukari dore ukuntu ndeba ntabwo wayinyoyeho twari abantu bajya bihagararaho sukari guru twe tuzi ko ari iryoshye twari tuzi ko igikoma kiruta ibindi bikoma ari inkamura wasekuye mu isekuru haleluya ariko Imana iraseruka aho mutuye ni ikimenyetso cy'ibyiza Imana yabahaye ntabwo mukwiriye rero kwifata ngo muhemukire yabagabiye ngo muhemukire iyabahamagaye ngo muhemukire iyabambitse mukaba mukeye haleluya muhemukire Imana yabahaye gukanda ku rukuta mwarajyaga mumurikisha ikibingo mugenda mumurikisha ikibingo
bashyiramo uko bashyiramo niko nzamura aho nsutse ibyatsi bikababuka. Imana yari izi ko muri iki gitondo kuri tariki nzababwira ngo Imana iduha ikimenyetso cy'ibyiza. Hanyuma baramuhamagara baramubwira ngo ugira shebuja, uyu mwana ko mwagiye kuragirana ari muzima byagenze biti? Aravuga ngo nuko iwanyu ari mu batindi, ni muri abatindi, ntabwo mwaba mwaburaye ngo areke kutaruka amaraso. Abarokore barasenga, kandi iyo dusenga, igihe dusenga tugatamba imibiri yacu ikaba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, kugira ngo za kamere zipfe cyangwa zisinzire. Nimba wari ufite umujinya w'umuranduranzuzi ugasenga amasengesho ashoboye kukubwira, hari abafata iyi, hari n'abafata yiyi, hari n'abafata ya 20 n'ingahe yabyumva kuri radio babitangaza. Hari igihe umuntu asenga ko mwiyiriza, hari umuntu wari wasonza akaruka amaraso. Muzasome igitabo havuga ubwenge bw'inyamaswa, nyamaswa mu bw'abadayimoni, ubwenge bw'isi. Bibiri bivuga neza uwo muntu nawe yari afite ubwenge bw'inyamaswa, bati iwabo nuko ari bubatindi, niyo mpamvu aruka amaraso. Hanyuma wa mugabo witwa Kayibanda aragaruka avuga ati uyu mwana nyamara araducika, ariko ntabwo nari bubacike Yesu atarasoza imirimo muri iki. Ndagira ngo mbahe itangazo babwire ngo igihe uri ku isi ntabwo Imana yakurekura misiyo yashyize muri wowe utarayisoza. Amen. Bikorwa n'ubusa, bariteragiriza ubusa. Aleluya. Nibashaka bazinge, nibashaka bongera abapfumu. Hari ahantu mperutse kujya ndwana n'umupfumu waho bavuga ngo ni umunyamasengesho, arangije arambwira ngo ukora iki? Ndambwira ni jewe mfite akazi k'umwihariko. Ati mbwira aho ukorera. Ni naho mubwiye. Arambwira ati ndakwica hano za Rusheshe. Arambwira ati ndakwica. Ndambwira ni numbasha unyice. Sohotse nashikuje igiti gikubita hagati mu nzira, n'abandi mu izina rya Yesu ni byawe ugumane nabyo. Arambwira ati ndagutsinda mu nzira. Ubu negereje ko azansinda mu nzira, yiba nkigenda simbizi, ariko Yesu umwami, Yesu abana nawe. Ntabwo wakwica mbere yo gupfa kubesha. Imana igushyiraho kugira ngo misi ishyize muri wowe izabanza irangize. Nimba uzabwiriza abantu 60 bakuzuza, nimba Imana yavuze ngo uzabyara abana 7 ugashyiramo pose yiyi, nujya kubyara uzabyara impanga mu bazigaba mutarazibyara, kugira ngo Imana yuzuze umubare wayo. Nukuvuga ngo Imana ikigambiriye ku buzima bwawe izagisoza. Kongera duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Arangije azana inka bayikama busuri. Ubwo kwikama busuri nuko itegeranye n'iyayo. Araje ababwira ati mushaka ikivuguto, nimumara gushaka ikivuguto mushaka ibimonyi, pani bipenda sukari. Ibimonyi ibingibi bigende abimyorera muri cya kivuguto. Niyo mpamvu nahise murwa amata ita neza niyo wayite narasenze byaranze. Ndangije bya bintu byose bikajya bizamuka ukagira ngo ni ihene bakase. Hanyuma ijwi riraza rirambwira, ndajya mbabwire Imana, ndajya mbabwire mwa abantu b'Imana, muntu w'Imana, muntu wahamagara, ndajya mbabwire Imana igoza hijisho. Tugira mugenzi ngo guhora n'uko Uwiteka. Wabimubwiye? Mumbwire ngo guhora n'uko Uwiteka. Ijwi rirambwira ngo uyu muntu kugiza gucya imva izamereraho ibyatsi, ujye uhumeka umwuka w'abazima. Ndi Uwiteka ndabikubwiye. Yararyamye, ntawe ahoye, ntawe mwishe, ntawe mushitse, abyuka yapfuye neza. Birangira Imana irambwira ngo ndacyagufiteho umugambi, mbwirira abantu bakizwe. Njya gusenga Imana imishurira ibintu bigeze muri bimwe nshaka kubabwira.
mu masengesho nasenze ntabwo ndi bubabwire ayo nasenze kugira ngo mutantekerereza ibyo nababwiye. Umuntu ni mugari, umubwira B akumva sa akumva E akumva akagenda yongeraho. Ubu nshobora kukubwira inkuru aha ngaha ikagera hari inyuma yabaye ngari. Hanyuma Imana irambwira ngo impamvu abantu bakijijwe ariko bakabakora ibyaha ni imbaraga bamwe babashuriye babakurikije. Ugasanga umuntu agiye mu kazi aho kugira ngo akarambemo akagasambaniramo bakamwica, akaguma muri urwo ruzego. Imana irambwira ngo hari imbaraga abantu kundi mujya kwerekana abana, mwamara kujya kwerekana abana munavuga ngo mu muryango w'iwacu twabyaye umukobwa ngo uyu turamubatuye azabe umugaragu wanyu. Umukobwa akazaba muri ubwo buryo, ukazasanga no gushaka kwiwe ashatse mu ngo zirenga 5, urwa 6 akazaba ari kwa abana. Urumva aha yahabyaye umwana n'aha yabyaye umwana. Imana yambwira ngo aba bantu hari abantu bicariye ku byaha bikomeye banze kubyatura, ariko uzajya uza ukamusengera azajya abanza yature, kandi ibyo uzajya ubona bikomeye uzajya uboherereza abapasiteri. Ni ikimana n'amagana nta kintu, kandi nabonye mu musaruro. Amereza Imana icyubahiro. Nabonye mu musaruro w'abantu bakijijwe. Nkunda kuvuga ubutumwa mu ntara, ugeze za Karama ukavuga izina ryawe bakumbwira, ugeze za Kibuye hose mu misozi yaho bakumbwira. Hari abantu bagiye bakira agakiza. Haleluya, amen. Imana inyereka ikimenyetso cy'ibyiza cyo kuntiza ubuzima sinapfa. Nawe niko bimeze. Bibiri ivuze iki? Ikunyerekera ikimenyetso cy'iki cy'ibyiza. Ikunyerekera ikimenyetso cy'ibyiza. Hari ibyo bagutuma, hari amahuko ari iwawe, iriya huko irarira ntugire ngo ni huko, ahubwo ni ukugenzura. Kiriya gihugira ngo hubuka ukarudasinzire, ntabwo wahubuka. Imana igufiteho umugambi. Ikwereka ikimenyetso cy'iki cy'ibyiza. Hari abavuze ngo uzapfa utikamiye nayimbwa. Abo barahanuye, ntabwo ayimbwa bayakama. Nanjye muri iki gitondo ndakubwiye ngo uzakama y'ingweba, uzakama yo muri banke, uzakama yo mu biganza bikuruta, uzagira ukamira kubera ikimenyetso cy'iki cy'ibyiza. Hari abavuze tutazarwubaka. Muri iki gitondo tutangarije itangazo, shitani n'ingabo ze n'abadayimoni ku rugo rwawe rugomba gukomera, kandi uri umwambasaderi, uri umuntu Imana yagize gute yavuzeho. Abavuze ngo abana bawe ngo bazarorongotana bakabagura bakabakora ku mutwe, nyamara ntako utagize, bajya kwiga nk'abandi ariko nibo bacyura amanota ya nyuma. Nibubwira nibumve, muri iki gitondo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza, bakira amanota mazima. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Hari abavuze ngo urashatse ariko ntabwo uzabyara, manuriye iyo nda, wakire gutwita mu izina rya Yesu. Kibe ikimenyetso cy'iki cy'ibyiza. Warize wiga ubabaye, wiga mbese ari mu buzima bushari, warahondaguwe, ubona diplome kugeza bugingo na n'ubu uracyayibitse. Ariko muri iki gitondo ndaguhanuriye, haleluya, winjire mu kazi ukore nk'abandi, wakira ikimenyetso cy'iki cy'ibyiza. Tuvuge ngo amen. Erega itanga agakiza ntabwo yabura kutaduha amazu. Nuko abantu babigurangije bakabyica bitewe n'inzara babona abantu dufite, hakaba ngo iyo ukoreye Imana ntabwo ukena. Njyewe nemera ko ushobora gukena bitewe n'impamvu, kuko uri igishoro cya Yesu. Kandi iyo umuntu ashoye igishoro agomba kumenya uko akigera. Uri igishoro cya Yesu, uri igishoro cya Yesu. Mama uri igishoro cya Yesu, papa uri igishoro cya Yesu. Uri umushinga wiwe. Higira abantu bakunyeganyeza, uwo bakubeshe, ikigambiriza gikora. Amen. Haleluya. Amina. Ngo nta mupfakazi ukorera Imana byakunda wayikorera. Ngo nta mfubyi ukorera Imana byakunda wayikorera. Ngo nta mukene ukorera Imana mu gihe Imana igushizaho hantu. Njyurwa n'ukuri. Paulo yandikiye Timoteyo gusenga Imana 6:6 avuga ngo icyakoze kubaha Imana iyo gufatanije
no kugira umutima unyuzwe havamo inyungu nyinshi. Nimwakire ikimenyetso cye. Ariko
nzi neza yuko uri Imana itagiye ihinduka, nzi neza yuko wansezeranije umugisha, nanjye ukunda cyawutegereje. Mana yanjye nzi ko nta jambo uvuga ngo rihere, kandi nzi neza yuko uri Imana itagiye ihinduka, nzi neza yuko wansezeranije umugisha mwinshi, nanjye ukunda cyawutegereje. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu ntoki. Wasezeranije umugisha, uburyo bawubonaga bawutegereje. Nibuka Dawidi mu muvumo ahunga Sawuli, kandi yari yarimikiwe kuza mu mwami. Nibuka Yosefu bamujugunya mu rwobo, kandi yari yarasezeranijwe kuba umutware. Nibuka Aburahamu aryamana n'umuja we, yarasezeranijwe kuba sekuruza w'amahanga. Ariko kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere, abo bose basohorejwe amasezerano yabo. Ribuka abakera wasezeranije umugisha, uburyo bawubonaga bawutegereje. Ribuka Dawidi mu muvumo ahunga Sawuli, kandi yari yarimikiwe kuza mu mwami. Ribuka Yosefu bamujugunya mu rwobo, kandi yari yarasezeranijwe kuba umutware. Ribuka Aburahamu aryamana n'umuja we, yarasezeranijwe kuba sekuruza w'amahanga. Ariko kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere, abo bose basohorejwe amasezerano yabo. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu ntoki. Imana ishimwe. Nishimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe, mu byiza wavuze byose nta kintu utakunda, kandi umutemanya umwana wawe w'ikinege ku bwacu nta kizakubuza. Nishimiye ko wandikishije iby'urukundo rwawe, mu byiza wavuze byose nta kintu utakunda, kandi umutemanya umwana wawe w'ikinege ku bwacu nta kizakubuza kumuduhananira. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu ntoki. Wambwiye yuko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Uko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu ntoki. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana nyina amasaha yo kutabona ariko abantu bose tuzatarama. Haleluya.
tumenya izina aratuzi mwami wacu Yesu aratuzi haleluya afashe ukuboko ntawe wamutuvugurura mu kiganza Yesu nashimwe itangazo rya mbere nuko Yesu ari umwami igitondo cy'umugisha abari akahe gatoya ariko tugakuramo ibintu byinshi haleluya kandi nagira ngo mbibutse yuko mu kwa 11 tuzatarama Imana ishimwe kandi yamwe icyubahiro dushimira umukozi w'Imana twabanye iminsi 3 yatuganirije ijambo ry'Imana turamushimiye kandi Imana imuhe umugisha Imana ikomeze kumuturindira mwagure mugirire neza ikomeze kubana nawe mu buryo bwose mwumvisha ko Imana yamukuye kure kandi Imana imufiteho umugambi mwiza nawe ari kugenda asohoza iby'Imana yamugambiriyeho Imana yacishimye turambuye ibiganza rero tumusabire umugisha w'Imana Imana imuhe umugisha kandi tumubwire ngo azagaruke Imana ishimwe yego mushiki wacu Leonira nawe turamushimiye umwana nareze ndamushingira kundira ko iyo muhamagaye kuza ku murimo w'Imana azayigusa Imana imuhe umugisha rero nawe tumusabire umugisha kandi nawe azagire guteye ne azagaruka mu wacu Kristo wacu azagaruka Imana yashimye korali Shalom Imana ibahe ikiyemwe natubiriye neza rero nuko twifuza ko byaje bigenda kandi Imana ibafiteho umugambi Imana yiteguye kubakoresha kandi izabakoresha iby'ubutwari umuhate wanyu usa ku mwami Imana ikomeze kubagura no kubagirira neza yego Imana ibahe umugisha rero abakristo twese muri rusange Imana imuhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen yego abasore bacu badufatira amashusho dushyira kuri YouTube ya Nibature aho kugira ngo ujye kureba ibindi bidafite umumaro amakuru y'impuha ibintu bidafite umumaro kuri YouTube utakaza amafaranga yawe y'ubusa twabateguriza inyigisho ko tuzishyiraho ni inyigisho za Nibature ni Nibature dushyiraho nta kindi kijyaho ni amateraniro ya Nibature mujye mujyaho murebe ukuntu ijambo ry'Imana ryari rimeze wongere usubiremo ijambo ry'Imana wongere wumve ijambo ry'Imana aba rero n'Imana yarabahamagaye baritanga barazinduka urabona barazinduka kare mu gitondo bakaza gukora umurimo w'Imana nawo ni umurimo w'Imana bakora ntabwo mbahenda ni umurimo w'Imana umugisha kandi uyu mugisha muzawubona uyu mugisha tubasabiye mukura mu nzu y'Imana muzawubona bidatinze Imana yacishimye haleluya haleluya yego turasoje rero uyu munsi ni umunsi mukuru w'igaburo ryera tuze kuzinduka ni saa 8 tuhagere kare n'abantu bari bature twambaye neza twabukereye